turamutse ibi ngibi by'urupapuro impapuro zanditseho polisi traffic n'uburanganirwa bwa polisi yahazaga yambaye gutya amapingu ku mukandara ubona ari umupolisi nyine utuje ari afande. Turamutse dukoze permis mpimbano nibwo twabona amafaranga. Uburyo rero twari twabipanzemo twari twapanze yuko nuko twagira ngo utubwire amazina yawe tubwire n'impamvu uri mu maboko ya polisi. Je nitwishimwe Desire. Impamvu uri mu maboko ya polisi nitwishimwe Desire. Impamvu uri mu maboko ya polisi baje kumfata ngira ngo nejo hari umusore tubana ukora ibintu by'irembo ngewe bampaga akazi nk'umuntu bakorera ko nsanzwe ndoba bapanze umushinga ugitaye ariko njye nari mbizi bampaga akazi kuko batwara ko n'ubundi nsanzwe ndoba ushaka gukina kugenda ukambwira ngiye nkakodesha imodoka nkagutwara none ubwo narabatwaraga bakajya kuri teri ariko bwa mbere bambwiye ko nigeri mu gihe cyiyandika nyine bambwira ko bagiye gusha hari nyine umwe muri bo afite abantu benshi kuba kwandika kandi uw'irembo yandikiraga 3,000 noneho barambwira ndabatwara nyine mbagejejeyo ubwo bakora ibyo ubwa mbere nabatwaye aho bita ku Kabuye bwo ni intasho ubwa kabiri mbatwara ikibungo noneho ubwo kuntu nafashwe ejo uwo bita Elia yantumye amafaranga nk'umuntu nyine turabana muri hamwe nk'umuntu rusanzwe n'umuko umuntu yakubwira ati genda kwa runaka akomera amafaranga gutya na gutya we yantumye amafaranga yavuganaga n'umuntu gutyo antuma amafaranga noneho kubera ko ari njye ufite ibyangombwa njye ufite permis muri bo nyine mpamvu n'abatwaraga noneho ndagenda ngeza ni Remera ubwo baba banguyeho gutyo barebye muri nuza kubera ko najyaga mu umunyanga nawe barebye muri kabara k'imodoka basanga mu bintu by'ipapuro ukuntu n'ibintu by'ibihimbano by'ibiranga umuntu ukuntu we wabatwaraga uziko bakora kahe kazi nuvuga ngo nge barambwiye ko nge umwe yambwiye ko twadusanzwe tubana ariko buri wese abyuka kiniza nuvuga ngo nge umwe yambwiye ko yari mu gihe cyandika umwe yambwiye ko afite abantu bere kandi yandikiraga 3 bandika iki abanyeshuri nyine kuri no kwandika gukora ibizami bya provisoire na permis bandikiraga 3 none umwe yambwiye ko tugiye nyine hari ahantu bafite abantu benshi bo kwandika kandi ari mu cyaro nyine ubona abasibira baho ngo mu cyaro umwe nyine ngo abonye isoko ryaho ngo ry'abantu benshi bo kwandika ubwo rero njye mbatwara muri ubwo buryo no kuvuga ngo wowe ntago uzi impamvu uri mu maboko ya polisi niwe impamvu uri mu maboko ya polisi ejo baramfashe umuhungu yarantumye kuza gura n'umuhungu hano bagendaga bavuna kuri telefone si telefone yanjye banavuganiragaho noneho njye aranyohereza ndaza nje hari Remera nyine nje gura no nkuko asanzwe no mati genda runaka komera amafaranga genda nakomera amafaranga ndaza arangura ariko umuhungu ngutumyeho ati munuza muri kabora k'imodoka ati mwamanza mwandikirano atashyizemo foto kubiranga umuntu ati yanjye tumwamanza mwandikirano gere ku kazi nkuko bisanzwe ndaza duhuremera no mwari kwandikirana ngugiye kumuhiki we ngagiye kumuha amafaranga tutanaza kwandikirana ngamuha amafaranga nyine mpaye kwandikirana ntago neza umubare wawe amafaranga y'iki we yari yahanumye gutyo n'umuhungu tubana uko tusanzwe tubana uko umuntu yakubwira ati genda runaka kumena amafaranga bivuze ngo kuba kureba bose nabantu wigeze ubwira ko uri umupolisi ni ukuvuga ngo ukuntu byagenze kuri iyo role y'ibijyanye n'umupolisi uwo bita David nyine yarambwiye ati we kugira ngo byumvikane neza urabona ko tugiye gushaka abantu bo kwandika we kugira ngo ube wabafashamo neza uvuge ko uri umupolisi yari kubafasha gutyo none se kuvuga ko utaruzi icyo bakora ni gute bakubwiye ngo uyite umupolisi nawe kwita umupolisi bo fata permis zawe hagariza Afande nagari ubwa mbere ariko nagari zanjye niba ngo izi permis uko byagenze ejo bakimfata bansanganye muri ako kanuza k'imodoka basanze ari igipermis aretse ngo bimenye Imana basanga ari mirangamura ariko mu by'ukuri ngewe nari mfite ibintu byanjye bya original noneho ubwo polisi baramfashe nyine banjyana hariya bambaza ukuntu ibintu bimeze ese niro ragutumye ubwo yangombwa ko njya kumwerekana ese ibipapuro ibindi bipapuro ngenda gira kubyerekana uko twese twabanaga muri ghetto uvuze ko mwari mugiye kwa gushaka abantu bo kwandika kuko mwari mwabonye isoko hanyuma se izi permis umaze kuzibona nkawe kandi mwari mugiye gushaka isoko nuvuga ngo kubijyanye no kwishyuza dore ukuntu yambwiraga umuhungu twabana kwita umupolisi cyambere kwita umupolisi Afande wenda sinzi uko nabisobanura ariko nyirizina kuri telefone byagiye bicengengana umwe
niwo ngo icyo ngiye gusobanura. wiyise umupolisi oya cyangwa yego? Yego cyangwa we? Afande ntabwo nyemera kabisa. Ntabwo byemera. Ukuntu byagenze niko ngiye gusobanura. Iri pingu wagendanaga ni ngiye gusobanura iby'iri pingu ukuntu byagenze. Hari umutangabuhamya uturutse za Kibungo uvuga ko mwahuye uri umupolisi ukorera kuri polisi ku Muhima mu ishami rya Permis, uri umutarafiki polisi. Ibi ngibi ibyamwemezaga ko uri umupolisi n'amapinga arimo. Wowe kwakana ko aya mapinga atari ayawe kandi hari ubigushinja. Ndakuvuga ngo aya mapinga ntabwo ari ayanjye. Byose ndaza kubisobanura uburyo byagenze kuko hari ibintu by'urushije. Ndavuga ngo umwe muri aba ngaba uyu nguyu dusa nk'utungana nyine we yarajijishaga, ubwo numva ngo nta nubwo njye bahuye icyo gihe bahuye. Ntabwo njye bahuye, ntabwo njye bahuye icyo gihe bahuye. Bavuga ukuntu byagenze icyo gihe kugira ngo ejo amapingu yansangane. Amapingu kwanza wenda inkomoko yayo sinzi niba nahera nsobanura aho yavuye. Amapingu yavuye? Amapingu yavuye ku musore bita Toneste. Mandakiza Toneste. Mandakiza Toneste ntabwo ari umupolisi. Ni umuturage bisanzwe. Ariko ntabwo byari sinzi impamvu wenda nababwiye sinzi impamvu wenda batamuza. Yaguha gute se mu buhe? Ukuntu yayamaye rero nicyo ngiye gusobanura. Uyu muhungu wagenda kubera iki kutemewe kugenda nawe? Afande usibye iyo nshuro ejo bayinsanganye ngiye kuri teri. Wewe wajyanye mu ruhe rwego? Ukuntu nahise najyanye mu buryo ntazi. Kubera ko we urumva dore icyo ngiye gusobanura iki Afande. We yafashe uri umuhungu nyine. Urumva twarabanaga. Yafashe izo mpapuro n'ibiki byose bishyira mu modoka. Ariko warusobanukiye ko ari amapingu? Ayo mapingu ntabwo nabizi ko ari amapingu ya nyayo. Ukuntu byagenze. Dore ukuntu byagenze. Ntabwo nzi ko ari amapingu. Waruzi ko ari amapingu bwo? Nzi ko ari ibintu ukuntu byagenze nyine inkomoko yayo niyo ngiye gusobanura. Byari nk'agapupe. Inkomoko ngiye. Amazina yanjye nitwa Ndacyayisengeriya. Impamvu ndi hano ni ku kibazo kigendanye na Permis zakozwe mpimbano. Ubusanzwe bana n'uyu musore uvuye hano witwa Ishimwe Desire. Ishimwe Desire twahuye n'ikibazo cy'ubukene, twabuze kubera Covid, ahantu twakoraga byaranze. N'uyu musore uri inyuma bita David nawe yakoraga mu mujyi ntiyakomeza gukora, dutangira kubura amafaranga yo kwishyura inzu ndetse n'ibindi bikenerwa bya buri munsi. Dupanga turahura turavuga duti ni iki umuntu yakora ngo abone amafaranga. Ubwo rero nibwo twahise dupanga ati turamutse dukoze ibi bintu nibwo twabona amafaranga. Permis turamutse dukoze Permis mpimbano nibwo twabona amafaranga. Uburyo rero twari twabipanzemo, twari twapanze yuko tugomba gukora hanyuma tukazereka abaturage ko bagiye guhabwa Permis ariko bikiri muri process yo kuzikora. Hanyuma ntituzireke ngo bazijyane kuzerekana muri polisi kuko bahita bamenya, bazikojeje ku cyuma bahita babimenya, ahubwo tukazibereka yuko biri muri process bakaduha amafaranga ubundi tukarekera. Mu by'ukuri nibwo twari tukibitangira, nibwo bwari ubwa mbere. Umuntu wa mbere waduhaye amafaranga yaduhaye 120, undi aduha 100. Ubundi Permis yari kuba ifite agaciro k'amafaranga angahe? Kongera bwo kategori byasabaga iki? Byo kongera kategori nta byari birimo, ko byari bimeze kwari ukujya tuzikora hanyuma twarangiza nyine uyu Desire Ishimwe akazijyana aziha abantu hamwe n'uyu nguyu David. Aya mapingu se yo mwaje kuyabona gute? Aya mapingu yabafashaga iki muri community yanyu? Uko muri company yanyu? Ku by'amapingu byo nta kintu mbiziho. Desire Ishimwe niwe ubizi, ntago nge nzi uko ibyayo bimeze. Ibyo gukora Permis mwabitangiye byari mufashwe maze kuziha abantu banganiza? Nta muntu n'umwe twari twakayiha, gusa twari turi kubigerageza. Mwabitangiye rwose? Hashize nk'ukwezi. Ngaho tubwira uburyo mwazikoraga. Mwakoraga mu uhe murenge, akarere? Ni mu karere ka Kicukiro. Mwifashishaga iki kuzikora? Tubwira uko mwazikora. Process ukuntu byagendaga. Uburyo twazikoraga
ubusanzwe ngenda umu IT, hari ukuntu najyaga muri sisiteme nkazidizayininga hanyuma ubundi nkazipuritinga. murekero ngo hari ushaka kubivuga neza. urakoze cyane. Nitwa Nikugize David. witwa Nikugize David. Ngiye gutanga ubuhamya bw'ibi bintu abahungu bakoze. Mu by'ukuri uyu bita Elia n'uyu bita Ishimwe ndabazi, ariko Ishimwe duherukana 2019. Nyuma yaho nahuye na Elia arambwira ati mfite igitekerezo, umuntu tubana ni umufande asigaye, Ishimwe aranamumbwira yabaye umupolisi asigaye akorera ku Muhima. Uburyo babinsobanuriyemo numvaga ari ibintu biri reyeri, ku buryo ki nanjye numvaga ayo mahirwe ntacikanwa nkiyandikisha, kuko uburyo byacagamo kwari ukwandikwa ukahabwa ngo kode, wamara guhabwa kode nyine ngo ukazajya mu kizami nyine bakagufasha kubona permis. Uburyo bagukonfirimagamo wumvaga ari ibintu bya nyabyo, nanjye ndangije ndabyemera. Ubwo nibwo natekereje, ariko barambwira bati rero udufashije turebera abandi bagenzi bawe, kuko ntabwo tujya dufasha gukorera umuntu umwe. Reba abantu b'inshuti za muziranye, ndabana abantu ko tuziranye ari abavandimwe, kuko aba ngaba barabana muri geto nabasura nase, kuko urabizi neza Desire yabaye umufande ni rwose korera ku Muhima nta kibazo, hari n'abapolisi baziranye benshi. Nibwo nagiye ahantu bita Ikibungo, mpamagara umuhungu w'inshuti yanjye bamwita Kereva, yari umukiriya wanjye mu mujyi, arangije mugezeho igitekerezo, kuko yahoraga ajya nsaba ati mwana wazamfashije nkazajya ku Muhima, ko nkeneye kuzashaka ibyangombwa, ko yari agiye akora byanga. Ntekereje ukuntu yajyaga bibwira, mfata icyemezo ndamubwira noneho mfite abantu badufasha, gusa nanjye mfite amafaranga make, ariko bo bari baranyemereye ko bashobora kuba bamfasha nanjye nkabona ibyangombwa. Ni rero reba bagenzi bawe, uramutse ubanye abantu bahagije bake bake, ibintu bishobora gukunda. Nibwo nagiye tujya aho hantu, uwo mwana aranabikunda, n'ubu yajyaga mpamagara mbaza ati se bigeze he, ntuzajya umubaza naguhuye nimero ye, ntabwo mbizi, ariko ujye ugerageza ukomeze umuvugishe, none nanjye nzamukubariza kuko nabaga nibereye mu bindi. Bitarenze ejo saa 11 hafi saa 12 numva uyu Elia yarampamagaye. Amamagara mu buryo busanzwe, kuko yarasanzwe dukorana, amfasha nyine nawe umutekinisiye, ambwira ati akamashini kari hano waza ukagakora bakanaguhemba. Ntabwo nabigizeyo impungenge rwose, narirukanse ndagenda, ndaza n'inkungugu ntega akamoto, bangeze hano i Remera, baramfasha kumfata. Nkawe nka marketing officer ariko yitaga nk'umuntu ushinzwe marketing muri icyo cyata, wumvaga ku marketing ibintu by'ibihimbano, ntago permis nigeze ngira amahirwe yo kuyibona, kubera ko amahirwe yahari batubwiraga ko nitumara kwishyura dutegereje ama message, ariko byaranyoheraga kuba nabibwira abagenzi banjye, nkabwira nti rwose abantu ndanabazi, hagize ikibazo kiba nabasobanurira. Wari wishyuye angahe? Ngewe nishyuye 130, mbasigaramo 20. Magingo yuricuza iki? Ngewe ikintu nicuza kugeza ubu ngubu ni uburyo nafatiwe mu bintu ntazi, kandi nkaba nanarengana, kuko nari umukiriya nk'abandi bantu bose. Mugira abandi se bameze nkaho bajya mu bintu batazi. Muri make kuba naragiye mu bintu ntazi, wenda inama nagira abandi, hagomba kubaho gushishoza, kuko sinigeze mbasha kumenya ibyo ari byo, sinigeze mbasha gusobanukirwa, sinigeze mbasha kumenya ibyo bakoraga ngo biteye gute. Iyo nza kumenya process nakabaye nanabihungiye kure. Amazina yanjye nitwa Niyosenga Abuba, akarere ka Kayonza, umurenge wa Kabare. Abagabo baje ari batatu badusanga mu cyaro, baraduhamagara ngo muze tubabwire. Turagenda twumva ibyo batubwira, tubwira ati se mwebwe ko mbona muri aha ngaha ntabwo mukeneye gutwara amamodoka, turavuga ati tuzakorera ibyangombwa, nitubona uruhushya dutware tujye gutwara amamodoka. Musanzwe akoraga iki wowe? Ngenda umucuruzi, curuza imyaka. Ubwo abagabo nyine baraje, tujya ku modoka yabo turaganira, baratubwira ati se mufite amafaranga? Turavuga ati amafaranga turayafite. Ati se wabashakiye ukuntu mubona ibyangombwa mwabyemera? Turavuga ngo babyemera. Ati
amazina yanyu mwitwa nde? Amazina turababwira, ati muzane imyirondoro. Imyirondoro yacu turayibaha, nimero z'indangamuntu. So basoje baza kutubwira ibyangombwa nyine. Twaganiriye ku bintu cyane by'ibyangombwa tubateza impaka, ati se muri abatubuza? Ati hoya, twebwe turi abapolisi basanzwe, turi abapolisi dukorera ahangaha ku Muhima, hariya ku biro ku Muhima i Kigali. Ati waza yabasanga? Ati rwose ku Muhima umuntu uje yahadusanga nta kibazo. Turabagatse icyatwemeza ko muri abapolisi bari bafite amapingu, ubupapuro bwinshi, impapuro zanditseho traffic polisi, ibintu byinshi cyane bya polisi. Turababaza ati se umuntu yabizera gute? Twebwe kutwiza nta kundi, tuzabishyuza ari uko ibyangombwa byanyu byahageze. Nibwo ku munsi kwa kabiri babyukaga, kwa kabiri baraduhamagaye ngo tuzamuke i Kigali kureba ibyangombwa byacu byuzuye. Tuvugana ubundi twavuganye ari kuwa gatanu, hari hashize icyumweru ndakeka, tuze turebe ibyacu byaciyemo i Kigali. Turabaza ate turabasanga he? Ati ku Muhima. Nibwo twazaga, tugeze i Kigali, tugeze Nyabugogo, turamuhamagara ati muri hehe? Ati rero mwakererewe, twari twabwiye ngo muze saa 4, none saa 9 zabageranye. Ati twakinze, tuzabona nejo. Nibwo n'abandi bahungu twari kumwe babiri bafashe inzira bahita bajya gushaka iyo barara, nanjye njya gushaka iyo ndara. Nkikigera mu rugo ako kanya nimugoroba, nimaze kuba nka saa 10, nibwo bahitaga bahamagara ati uri hehe saa izi ngizi ko twatubonye akanya. Ndamubwira ati rero njyewe ndacyari hahandi, naho nakubwiye nagiye kuryama i Kigali Nyamirambo. Arambwira ati ndangira karitsiye magusanga. Murangira karitsiye ntuyemo, arahansanga ku muhanda, anyereka ikintu cyabanje kunyereka ni urutonde. Yanyeretse urutonde rw'uko nakoze, natsinze, nakoreye za Muhanga, ndireba neza ibintu byose nsanga ni terebye. Aribwo namugatse ibi ngibi by'urupapuro, impapuro zanditseho polisi, traffic n'uburanganirwa bwa polisi. Yazaga yambaye gutya amapingu ku mukandara, ubona ari umupolisi nyine utuje, ari Afande. So nyine tubaze guhura, nibwo ninjaga mu modokari ye, aranyereka urutonde, ndireba, nsoje kwireba ku rutonde. Ndamugatse ikintu cyabinyemeza ni iki? Ngo ngiye ikintu cyabikwemeza, ngiye kukuzanira Permis yawe n'iy'abagenzi bawe 3, ndazibye ku Muhima, ndahita nzisubizayo vuba vuba, ni iminota mike cyane ndi bukoreshe. Umugabo yakuyeyo aka envelope gafunjishije amaperime nka senkani ngereranije. Nibwo yakuragaho Permis, ndireba na bagenzi banjye ndababona, ndamugati okay, ndabona ibintu ari terebye, igisigaye na amafaranga. Amafaranga twari twarumvikanye BA cyangwa se B, imwe muri izo twumvikanaga 350. Twabona n'ibintu bambaye bafite amapingu, ubutabo bwa traffic polisi, dutangira kubizera nk'abapolisi nyine. Nibwo namubazaga Permis zacu amaze kuzitwereka, maze kumubaza ibyo, namugati rero genda tuzumvikana umunsi nzaza kubireba. Noneho hashira iminsi 2, uko tuvuganye ibyo mbwiye akagenda bihindagura, ntangira kumukeka. Ndavuga ati umuntu ntago ari umupolisi muzima, nongeye mutuma gategura. None aragenda arongera arazizana, arazinyereka ati dore ngizi, igikenewe n'amafaranga, akama gategura. Ntangira kumukeka, ngenda mukeka, ndavuga ati umuntu si umupolisi. Nibwo nahise mfata inzira njya ku Muhima kuri polisi, njya gutanga y'amakuru. Aribwo badufataga basi nyine naramuhamagaye mubwira ukuntu tubonana, ariko nagiye kuri polisi nimugoroba gutanga y'amakuru, nyine gutanga amakuru y'umuntu ashaka gutubura abantu amafaranga yitwaje izina rya polisi. Twaje gusanga atari n'umupolisi. Ubu nta mpungenge ufite z'uko hari bene wabo cyangwa se abo bakoranaga batarafatwa bashobora kuzakugirira nabi? Impungenge ntago zabura, ariko polisi nabo ntago ari abana. Wari utaramwishyura? Hoya nta amafaranga nari naramwishyuye, nta n'igiceri. Hari gusa nyine amafaranga nari naje nyazanye.
ubu bigusigiye irihe somo? biba binsigiye isomo rinini cyane ryo kutazongera gupfa kwizera buri muntu wese ubonye. Iyo ataza kugusiragiza akaza kuguha izi perime yawe akagubwira ati akira perime yawe wari ufite natubwire kategori yari yagushyiriyeho aya mafaranga ari kuyamuha ugaceceka ntutanga amakuru. Oya ntabwo nari bwayamuhe kuko njye namurushaga navuga ati sinzaguha ifaranga atarajya kuri polisi gucekinga iyi perime, none akajya agenda ndushya ati njye nkorera ku muhima bwite. Ubutumwa bagenera abandi bashobora guhubuka babona izo perime bakumva ko ibivuzwa ari ukuri, cyane cyane ko no ku bizami bamwe bakora bagatsindwa. Ubutumwa waha bene abo bashobora gushuka muri ubwo buryo ni ubuhe? Njyewe ubutumwa nabasigira abanyarwanda bakunda igihugu, ntabwo ari abo gupfa kwemera ibintu byose babonye. Niba ushaka perime ugomba kwiga ukabona provisoire ukajya mu kizamini ukabona perime uyihawe n'umupolisi. Ntabwo perime itangwa n'umuntu uwo ari we wese ubonetse. Urakoze cyane. Ngo mutubwire muri aba bane bari mu maboko ya polisi barakurikiranyweho iki? Bakurikiranyweho gukora inyandiko mpimbano za perime kandi atarizo, bakurikiranyweho kwitirira inzego kandi batazikoramo. Ngira ngo mwabyumvise undi umwe yitwa Afande w'umupolisi, nubwo nta peti yagaragaje, nubwo nta kimuranga yagaragaje, nubwo nta mpuzankano ya polisi yagaragaje, ariko nyine akagenda akabeshya abaturage. Ahantu hari ikibazo gusa nuko abaturage bamwe na bamwe bakomeje kwerekana ko badasobanukiwe mu by'ukuri n'icyo bashaka n'abatanga izo serivisi cyangwa n'abatanga ibyo bashaka. Buri gihe hano mbere ya Covid twerekanye abantu twafataga biyita abapolisi bavuga ko bashinzwe gutanga perime cyangwa gutanga izindi serivisi. Muri Covid bibaye uko, ntekereza ko na nyuma ya Covid bizagenda uko, kubera ko hari abantu baba bariyemeje gukora ibyaha n'ubwo ngubu baba babikekaho bakazabyemezwa n'inkiko, ariko ibyo twabwira abaturage ni uko bagomba kwitonda bakagana polisi bagahabwa serivisi batayihabwa. Hari inzego zibishinzwe bakazibwira nanone za polisi tukabikurikirana, ariko nyamara kugwa mu mutego w'abantu gusa bashaka kugira ngo babarire amafaranga yabo basarura aho batabibye, ntabwo ari byo. Baramutse bahamwe n'ibi byaha bahanwa n'irihe tegeko ribiteganya iki? Amategeko azakurikizwa ngubu nibagera mu nkiko nizo zari amategeko ateganyije ibyaha byose. Gusa twebwe icyo twabafatiye ni ikijyanye n'izi nyandiko mubona twagaragaje za perime bari bahimbye no kugenda bitira ko ari abapolisi kandi atari bo, kandi amategeko turabizi neza ko atabyemera. Ngira ngo ahubwo icyo twavuga ni iki, ni ubutumwa twatanga ku baturarwanda: nyamuneka nibitonde bareke kubeshywa n'umuntu uwo ari wese ubonetse. Serivisi yari yose muri iki gihugu ifite uburyo itangwa, ifite n'uyitanga n'urwego ruyitanga, nibarugane. Abantu bagenda bajya gushaka abandi ngo babafashe kubona serivisi runaka batabishinzwe, abaturage bagomba kutabyemera. Ikindi ni uko amafaranga yose atangwa muri iki gihugu aba afite uburyo atangwamo n'inyemezabuguzi cyangwa n'aho yandikwa. Iyo ugiye ugaha umuntu amafaranga 100, 20, 50 gusa ngo uramweza kuri mobile money cyangwa uramuhaye, nta nyemezabuguzi aguhaye, nta gusanze mu biro ngo urebe ko ari ibiri n'ibi, ngo urebe ko anahakora, nta kweretse n'ikimuranga ngo uvuge ngo iyi karita nimuranga kuko ni umukozi w'urwego runuru, ntabwo ari byo. Abaturage rwose nibareke kugira ngo bajye bajya aho ngaho barangare abandi babarye amafaranga yabo. Murakoze.